Nanjye mbakira abakurikije ijambo ry'Imana mwese muri uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo uhe umugisha umuntu wese ubasha kuryumva, aho azaryumvira n'igihe azaryumvira, musabiye umugisha mwami. Ndagusabye ngo ikiganza cyawe kizamubeho kandi azakore ibyo ushaka, kandi azamenye ibyo ushaka yuko amenya. Nanjye nishyize mu biganza byawe kugira ngo icyubahiro kibi cyawe ubane nanjye kandi ubane na buri wese muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uyu mwanya ni umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nyigisho twatangiye ubushize ivuga ku bimenyetso by'ibihe. Ni inyigisho ivuga ku bijyanye n'iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka, ariko by'umwihariko iminsi ya nyuma y'igihe cy'imperuka. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Petero wa 2 ibice 2:15. Ubushize twari twasomye muri icyo gice, ariko ndagira ngo dusome muri umurongo wa 15 kugera kwa 22. Haravuga ngo baretse inzira igororotse barayoba, bakurikira inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe ubw'indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamye kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima w'icuraburindi kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke, babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze. Kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Yesu adufashe cyane. Uyu mwanya inyigisho tugiye kuganiraho nk'uko nari mbivuze ni ikurikiye ubushize, n'ubundi ni nyinshi ivuga ku bimenyetso by'ibihe. Ndashaka kuvuga cyane ku uyu mwanya nkomeza gatoya ku cyigisho cy'ubushize ku bijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma. Ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, uyu munsi ndaza kuvuga by'umwihariko ku bijyanye n'umugabo witwa Balamu. Balamu, ijambo ry'Imana hano rimugaragaza nka type cyangwa se nk'umuntu w'icyitegererezo kuri abo bahanuzi b'ibinyoma. Nirwo rugero rwihariye ijambo ry'Imana ritanga hano mu rwandiko rwa 2 rwa Petero. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari ibintu rimuvugaho. Icyambere, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi w'Uwiteka, bishatse kuvuga ngo yari yaramenye Imana ya Isirayeli. Nubwo atari umwisirayeli, ariko yari yaramenye Imana ya Isirayeli, yari yaramenye inzira zayo, yari yaramenye imikorere yayo. Kandi bishatse kuvuga ngo ahari Imana yari imifiteho umugambi yuko izamuhuza n'Abisirayeli akabasha gukorera Imana ya Isirayeli. Kuko tujya tubona yuko mu Bisirayeli hari abandi bantu bari barimo batari Abisirayeli nyirizina, batakomokaga muri Isirayeli, ariko Imana yari yarazanye kubw'umugambi wayo. Kuko uhereye kera kose Imana yari ifite umugambi wo ku isi yose. Ntabwo Abisirayeli ari Imana yari ifiteho umugambi gusa, ahubwo yahamagaye Aburahamu igira ngo izamugire inzira yo kuzagera no ku banyamahanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero abangaba ijambo ry'Imana riravuga ngo yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi, Imana yari yaramwiyeretse, yari yaramugendereye. Rero abahanuzi b'ibinyoma hari ikintu kizabaranga. Nkuko nari mvuze ngo Balamu niwe rugero rwihariye rwabo. Niwe ijambo ry'Imana ritwereka kugira ngo tumwigireho, tumenye imikorere yabo, tubasobanukirwe. Kuko Yesu yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama kandi imbere ari amasega aryana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abo bantu mukwiriye kubirinda. Ntabwo wakirinda icyo utazi, ni ngombwa yuko ubimenya. Rero ikintu cya mbere bari abahanuzi, yari umuhanuzi w'Uwiteka. Bishatse kuvuga iki? Nk'uko twabivuze ubushize, ni ukuvuga ngo ikintu bazaba ari abantu bahoze ari abakozi b'Imana, bahoze ari abayobozi mu itorero ry'Imana, bahoze ari abantu bagaragara yuko ari abakristo Kristo, cyangwa se ari abantu bahamagariye gukorera Imana. Nkuko na Balamu yari umuhanuzi. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri,
ijambo ry'Imana rimugaragazaho Balamu. Inkuru yiwe iri mu kubara ibice 22 kugera ku gice cya 24. Rero ijambo ry'Imana rivuga cya kabiri icyatumye ava mu nzira nzima akayoba ni ibintu bibiri. Yakunze, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ibiguzi byo gukiranirwa. Yakunze ibiguzi byo gukiranirwa, yakunze ibyo bari bamwemereye amafaranga menshi, bamwemerera n'icyubahiro. Ni ibintu bibiri bituma umuntu ava mu nzira yo gukorera Imana akajya mu nzira yo gukorera Satani, agahinduka umuhanuzi w'ibinyoma. Ikintu cya mbere gituma umuntu ahinduka umuhanuzi w'ibinyoma ni amafaranga, ni ugukunda amafaranga. Niba Imana yaraguhamagaye igashaka yuko uyikorera, ishaka yuko umenye yuko ubutunzi bwawe buri mu Mana, nizakugaburira. Ntabwo yaguhamagaye kugenda usabiriza, ntabwo umugaragu w'Imana asabiriza. Ntabwo yaguhamagaye kugenda uteka imitwe y'uburyo uri gukuramo abantu amafaranga ugoreka ijambo ry'Imana. Yesu yohereza abigishwa be, yarababwiye ngo mugende mukize abarwayi, mugende mubwirize ubutumwa bwiza, mugende muzura abapfuye, mukore ibitangaza, mwahereye ubuntu mutangire ubundi. Rero Balamu kubwo gukunda amafaranga nicyo cyatumye ava muri uwo mwanya. Ikindi cya kabiri, kubwo gukunda icyubahiro. Bari bamwemereye yuko bazamuhereza icyubahiro, umwami yari yamwemereye kumuhereza icyubahiro. Kumenyana n'abakomeye ugashaka yuko bakomeye baguhereza icyubahiro, bagufata mu buryo bwihariye. Gukunda icyubahiro ni imvi irangaye imira abantu b'Imana, imira abakozi b'Imana bagahinduka abahanuzi b'ibinyoma, kandi bari baratangiye ari abagaragu ba Kristo. Icya gatatu, ijambo ry'Imana riravuga ngo Balamu amaje kugenda, yaragiye agera mu nzira Imana yari yamubujije, ariko kuko yari afite irari ry'amafaranga, afite irari ry'icyubahiro, ntiyaracyumva Imana. Icyo ni ikintu gikomeye, ntiyaracyumva Imana. Ni ikintu cya gatatu gikomeye kuri aba bahanuzi b'ibinyoma. Ikintu cya mbere, bahoze ari abakozi b'Imana. Ikintu cya kabiri, gukunda amafaranga n'icyubahiro nibyo bibavana mu buntu bw'Imana. Ikintu cya gatatu nuko baba batacyumva umuburo w'Imana. Ijwi ry'Imana riravuga ntabwo bawumva. Ushobora kubahugura ntibakumve, ukababwira ati ariko bino bintu ntimuzi yuko ari gukiranirwa. Ukibaza niba bateregeze bamenya n'inzira y'agakiza. Uramubwira ati ariko ibi ngibi ntabwo bikwiriye abantu b'Imana, akakureba akaguseka kubera iki umutima wiwe wararanje kuba kahebwe. Ntabwo acyumva umuburo w'Imana. Balamu ntiyaracyumva umuburo w'Imana. Imana yaramubwiye ngo wijyana n'aba ngaba, ariko kuko irari ry'amafaranga, kuko irari ry'ubutunzi, irari ry'icyubahiro, ntiyabasha kumva ibyo Imana iri kumubwira. Arasubira kwibaza kandi Imana yamubwiye ubushake bwayo. Mwene data ukurikiye uyu mwanya, ndagira ngo ngo niba Imana yarakubwiye ngo inzira ni iyi ngiyi, wige kwibaza ngo Mana none se twayihinduye? Niba ufite irari ry'ibyo urarikiye, genda ubikore, ariko wibaza Imana ikindi cyo gukora, kuko yarangije kukubwira icyo ishaka. Niba warangije kumenya ubushake bw'Imana, uracyayibaza iki kandi? Rero bishatse kuvuga iki? Ntabwo umuntu aba acyumva umuburo w'Imana. Imana iramubwira ngo ngaho genda, iramwemerera, ariko mu by'ukuri ntabwo yari imwemereye. Hari abantu bamwe kubwo gukunda iby'isi Imana isigaye ibashyesenga, bahuye n'umwuka w'ibinyoma wo kubayobya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazajya bayobywa banayobye, ni umwuka ari bo ubwabo bayayobya, nabo ubwabo barayobywa, kubera ko imitima yabo yararikiye iby'isi, itagikunze Imana, itagikunze gukorera Imana. Rero ageze mu nzira, indogobe ubwayo yanga kugenda kuko yari yabonye marayika, kugeza ubwo indogobe yagize ihishurirwa riruta iry'umuhanuzi. Umuntu wose ari umukozi w'Imana ntakibona iby'Imana ishaka, ntakimenya iby'Imana ishaka. N'abakristo bakijijwe ejo bakurusha kumenya yuko ibyo bintu bidakwiriye umuntu w'Imana. Kutamenya, kutumva umuburo w'Imana. Marayika amubwira ngo ngaho genda, ariko mu by'ukuri ntabwo yari imwemereye, kwari ukumushyeshyenga, kubera yuko irari ry'Imana yabonye yuko umutima wiwe utagikunze inzira z'Imana, ahubwo ufite ibindi bintu ikunze. Iyo umutima wawe ufite ibindi bintu washyize imbere, urarikiye, ntabwo ubasha kuba ucyumva ijwi ry'Imana. Imana iravuga ntabwo yumva, ivugira mu bandi bantu, ivugira mu bakozi bayo, ivugira mu bagaragu bayo, ivugira mu baja bayo, ivugira mu bantu bayo, ivugira no mu biti birakubwira, ariko ntabwo ucyumva kuko umutima wawe warangije gukunda iby'isi, warangije kurarikira iby'isi. Ikindi kintu cya kane gikomeye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ndagira ngo dusome, ni ikintu cyitwa kugambanira ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo dusome mu byahishuwe ibice 2 umurongo wa 14. Yesu yabwiraga itorero ry'i Perugamo
araribwiye ku murongo wa 14 ngo ariko rero mfite bike nkugaya kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Balamu niwe wari uzi amabanga y'Uwiteka. Iyo wigishijwe inzira z'Imana ubuzi ibyo abantu babasha gukora bakanezeza Imana cyangwa ntibayinezeze. Bishatse kuvuga iki? Bazagambanira ubwoko bw'Imana. Yaje kugambanira ubwoko bw'Imana. Yarazi amabanga yo kuvuga ngo kunezeza Imana bisaba iki no kuyibabaza bisaba iki. Yigisha Baraki uburyo yabona Abisirayeli. Agambanira ubwoko bw'Imana. Amena ibanga ry'uburyo Isirayeli bayirimbura. Bazagambanira ubwoko bw'Imana, bazayobya intama z'Imana. Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe cyane, Yesu adufashe cyane. Abo ngabo ni ba Yuda wahoze ari umwe mu bigishwa ba Yesu, ariko kubwo gukunda amafaranga, kubwo gukunda iby'isi yagambaniye shebuja, yagambaniye Yesu, yagambaniye umwami. Abahanuzi b'ibinyoma nabo bagambanira umwami. Wa undi wari warabahamagaye kugira ngo bamukorere, baramugambanira, bakagambanira itorero ryabo, bakemera kujya gufatana n'imyuka mibi, bakemera kujya gushaka imbaraga z'umwijima kugira ngo babashe kuronka abantu kubwo gukunda iby'isi. Ikindi kintu cya gatanu gikomeye kuri bo nicyo nangirije ku bahanuzi b'ibinyoma, kuri Balamu, ariwe cyitegererezo, ariwe rugero rwabo rwo mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukurimbuka, nuko uburakari bw'Imana bubariho. Iherezo rya Balamu ryabaye kurimbuka. Ubwo Mose yoherezaga ingabo zo kugira ngo barimbure abanzi b'Uwiteka, na Balamu yagendeyemo kandi yarahoze ari umuntu w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo uburakari bw'Imana buri ku bahanuzi b'ibinyoma bayobeje intama z'Imana. Hari abantu benshi bari barahagurutse bafite gukorera Imana, bafite ubushake bw'Imana, bafite inzira zijya mu ijuru. Ndabyibuka hari umuntu umwe Imana yari yarahamagaye, ndabyibuka ubwo twaganiraga bwa mbere, yarafite umutwaro wo gukizwa, yaraje ataramenya inzira z'Imana, ariko aza guhura n'umuhanuzi w'ibinyoma. Uwo muhanuzi w'ibinyoma atangira kumwigisha inzira zo gukiranirwa, atangira kumubeshya ngo twarababariwe, ngo dushatse twakora ibyaha, ariko ngo amaraso ya Yesu ngo arabitwuhagira. Arangije aramurimbura. Ni benshi. Ndagira ngo mbabwire ngo hagowe ushuka umwe muri aba ngaba akamurimbura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uyobya umwe muri aba batoya akamurimbura, ngo ikiruta nuko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamujugunya mu nyanja imuhengeri. Ubwo ni uburakari bw'Uwiteka buri ku bahanuzi b'ibinyoma. Ndagira ngo mbabwire ngo bene data, umuntu wese uzi yuko yahoze ari umupasiteri akayobya intama z'Imana akazirimbura, ndagira ngo mubwire ngo uburakari bw'Uwiteka bumuriho. Ndagira ngo mubwire ngo kurimbuka kumuri imbere. Ndagira ngo mubwire ngo izo ntama wayobeje amaraso yazo ugiye kuyabazwa, ugiye kuyabazwa. Uburakari bw'Uwiteka bukuriho. Niba hari amatwi yo kumva ubasha kugira, ndagira ngo iri jambo rikugezeho rihindura umutima wawe, uce bugufi wihane, ugende watura ibyo wakoze, ubivuge, kuko bo warimbuye, wababaje Imana cyane. Ubivuge abantu babimenye, bamenye yuko wari warayobye, bave no mu nzira z'abandi bakabayobeje. Kiza nibura abasigaye nibwo imbabazi z'Imana zizakujya. Ntabwo uzagenda ngo ubyihane mu rwihisho ngo ubabarirwe, kuko uburakari bw'Uwiteka bukuriho. Kiza intama wayobeje, nabo wari warayobeje, ugenda ubabwiye ngo narabayobeje, ubagarure mu nzira y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umujura iyo yihana asubiza ibyo yibye. Genda ubwire babandi wayobeje yuko wari warabayobeje, babimenye. Warabayobeje, urabizi, waragiye ukorana imihango ya gipagani n'imbaraga z'umwijima, utamba ibitambo kugira ngo uronke imbaraga. Uwayobeje benshi, izo ntama amaraso yazo ari ku biganza byawe. Uburakari bw'Uwiteka bukuriho, kandi umujinya wiwe uraguhagurukirijwe. Genda urebe abo wayobeje bose ubagarure, kandi utangire uhamye, abantu babimenye yuko uri umuhanuzi w'ibinyoma. Nibwo imbabazi z'Imana zizakugeraho, nibwo hari uburakari bw'Uwiteka bwakuvaho, kuko amaraso yabo warimbuye ari ku biganza byawe. Ndagiza soza, ndagira ngo mbabwire iki kintu abakurikiye ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo ni ngombwa kubaka kuri Kristo, niwe rufatiro rwonyine rutanyeganyega.
niki gituma wubaka ku mwana w'umuntu? ndagira ngo nkubwiye ngo umwana w'umuntu wese abasha kuyoba, abasha kuva mu mwanya wiwe akaba umuhanuzi w'ibinyoma. nanjye uri kukubwira gutya ntabaye maso nayoba. ikintu kiranga umukozi w'Imana nyakuri, ikintu kiranga umugaragu w'Imana nyakuri, nuko yemera kugenzuzwa ijambo ry'Imana. hari abantu bamwe batakemera kugenzuza ijambo ry'Imana, ngo bamubwira ngo ariko reka turebe ijambo ry'Imana ko rivuga gutya, ngo yagasha agahita arakara, menya yuko ngo ari umuhanuzi w'ibinyoma. ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo ubwo yabwirizaga abakristo b'i Beroya ngo bari beza, ngo kubera yuko bakiraga ijambo ry'Imana banezerewe, ngo ariko bakagira umwete wo gushaka mu byanditswe byera kugira ngo bamenye yuko ibyo Pawulo ari kubigisha ari iby'ukuri. abo nibo bakristo bazabasha gusavayivinga muri iyi minsi. ni abagerageza gushaka mu byanditswe byera ngo bamenye nubwo pasiteri yababatije, yababwirije, yabigishije ijambo ry'Imana ni byiza, ariko bakamenya yuko ari umwana w'umuntu, bakamenya yuko abasha kuyoba, abasha atabaye maso. Salomo yahagurutse akunda Imana, yarangiye yarayobye. Dawidi yahagurutse ari umuntu umutima Imana, afite umutima nk'uw'Imana yishimira. niwe waje kwica Uriya atwara umugore w'abandi. Petero niwe wigishije ubutumwa bwiza, atanga urufunguzo rw'agakiza ku munsi wa Pentekote. igihe cyarageze atangira kuyoba, yagize umugisha wo guhura na Pawulo, aramucyaha amugarura mu nzira. niba abo bose bayarayobye, umwana w'umuntu n'indi byo wamwita byose, tayito wamuhereza yose abasha kuyoba. ubaka kuri Kristo niwe utazayoba, kandi ugira umwete wo kumenya ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera. ijambo ry'Imana rivuga ngo bava mu isezerano bazayobeshwa ku ishyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. iki ni igihe cy'abakristo bashyitse bari mu ijambo ry'Imana. abo nibo bazabasha gukora iby'Imana ishaka muri iyi minsi ikomeye, iyi minsi y'ubuyobe bukomeye, iyi minsi tuzayobywa, abantu bazayobywa n'abitwa ko bari abakozi b'Imana. bazaza bafite amatitire aremereye kugira ngo babakange, babatere ubwoba, bambaye imyambaro iteye ubwoba kugira ngo babakange. n'abafarisayo niko byari bimeze, ariko abantu bazi Imana yabo ntabwo bazayoba muri izo nzira. niyo mpamvu y'izi nyigisho, ugize umugisha wo kumvira ijambo ry'Imana, kiza ubugingo bwawe. kandi nawe niba wari waragiye muri izi nzira z'ubuyobe, uve muri izo nzira kandi ugaruke wayobeje, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bukuveho. reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Mana Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane kubwira ijambo rivugiwe ahangaha kandi ryumvikanye mu mpande zose z'isi. ndasabye kugira ngo umuntu wese uryumvishe, Mana, ikiganza cyawe kimukureho, inzira yari arimo abashe guhinduka, kandi niba yari akiri mu nzira nzima arushaho kuyikomeramo, akomere mu byizerwa. sabiye umugisha umuntu wese uzumva, Mana, iri jambo ryawe wameneye amaraso abantu bose kugira ngo babashe gukizwa. nta n'umwe ushaka yuko arimbuka, ariyo mpamvu ushaka gukiza ubugingo bw'abantu bawe. sabye umugisha Mwami, ndagushimiye, ndaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. murakoze kubwira ijambo mwumvishe. ndabararikira kuzakurikira igice cya 3 cy'inyigisho kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana muri iyi minsi. Imana ibahe umugisha.